mwapfuye iki? ntabwo so twapfuye iki koko nabyo nta nicyo mwapfuye filime sibyo? twapfuye filime yego. Hari umuntu ushaka kukuziza ko ukina filime cyangwa se uba mu bintu runaka kubera iki? Yakubwiye ko impamvu ari iyi? ubwo se umva impamvu yabihenye ngo wenda ntabikunda nta mpamvu yumvikana biterwa n'ikintu yifuza mu muntu akunda. Yakubwira ko yifuzaga umuntu umeze gute? Ashaka ko wenda yikundira nk'umuntu w'umuhanzi ukaza uri umukinnyi wa filime bakabura byinshi. Rero ubu ko baguteretaga kera utarakina nako bimeze uyu munsi. Njye noneho ntibanantereta byagenze bigenda muri iki se buriya byagenze bite? noneho mbeshya ngo ndi mwiza. Ariko Jihad yatubwiye ko hari umuntu ngo Nyamirambo utuma abantu babona igikundiro. Igikundiro ndagifite ndabizi. None kuki batagutereta? Wasanga banteye umuntu ntiyaribwa umuntu wari we wese nyine wumva ashaka gukina filime yumva afite impano sibyo abikunze afite n'impano umuntu akamubwira ngo akora kino kintu kugira ngo uze ukine filime bara nyine ibyo ni nonsense kubera yuko ushobora kubikora ubwo se wazajya bayitanga iyo ruswa irashira hajya amafaranga se gushiranye ntako se wamuganye ishingiye ku gitsina se bamuganye ubwo se wajya utanga icyo gitsina yego reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Simbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane. Niba bitameze neza kandi ukomere wihangane wumve yuko isi tubamo niko bigenda. Uyu munsi bari byiza ejo bikaba bibi, uyu munsi bari bibi cyane ejo bikaba byiza kubera Imana. Nta mpamvu yuko ucika intege. Ubuzima urimo uko bwaba bumeze kose, uko wiyumva, uko uhanganye n'ubuzima, uko uhanganye n'ibibazo byawe, burya buri muntu aba afite ibibazo mu buzima. Ntucike intege, ukomere kandi wumve yuko imbere ari heza kubera Imana. Nibere kuri Hotel Galaxy mu Kiyovu, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ahisa seka. Usetse Galaxy, usetse ibyo mvuze, usetse nge, usetse Shema, usetse iki? Usetse Shema. Arasekeje cyane. Cyakoze Sabe nkunda intro yawe byatari. Uyikundira iki? Ako nanjye urankunda. Nkunda Simbi. None ukunda ibyo mvuga gusa? Oya intro yawe mba numva. Ari nziza nyine byatari. Uraduha impamvu eshanu uyikunda? Nyine ni ikintu umuntu yakumva agahita avuga okay. Uyu munsi niba ari bibi ejo ni byiza. Wese bijye biba bibi? Cyane. Byigeze biba bibi mu buzima bwawe? Hano ngiye kuba serious. Nanangiye kuba serious. Mu buzima bwawe byigeze biba bibi? Gusa bibi ni nka gute? Usabye bitaraba bibi? Ntabwo mbizi, niyo mpamvu ndi kukubaza. Byigeze biba bibi? Bibaho buri munsi bikongera bigahinduka. Oya pana buri munsi mu buzima bwawe hari igihe kigeze kitaba cyiza. Nyine mu buzima bwanjye. Bwawe. Yego. Hanadi. Nadine. Nadine. Nadine ni Nadia. Ni Nadine. Nadine. Yego. Shagiye kuncanga. Njye nitwa Nadine nawe nitwa Nadia. Ntabwo yitwa Nadia yitwa Nadine. Nadia ni sister wanjye. Nanase. Nana nyine ubwo ni na. None se umuntu witwa Nadine. Nadia. Nadia ni sister wanjye. Kuki se witwa Nadia Nana? Kuri Instagram. Nitwa Nadine Nana Sabe. Nadia Nana. Nadine Nana ugende bana following. Nitwa Nadine Nana. Nadia Nana. Okay, nitwa Nadia Nana. Oya wimbeshya ariko uzi ko ugize nitwa Nadine Sabe. Reka ndebe. Ntago mbyumva. Nadine Nana. Nadine Nana. Nadine Nana. Bimeze bite? Fresh. Byigeze biba bibi? Bibaho nyine. Mu buzima handi wavuga utera stage runaka y'ubuzima nagezemo nanjye mbona ko bitameze neza. Mbona ko yaba nducika intege biba byararangiye. Biba bitaragenze neza nkuko bimeze uyu munsi. Ni byari cyo gihe. Oya nta birenze. Ntabwo ngo byabaye bibi cyane. Nyine igihe cyose nge nagezemo hari icyizere. Hari icyizere ko byakunda. Hari icyizere ko byakunda. Byakunze kubera iki? Gusenga. Usengera hehe? Nge nsengera okay.
nabatijwe mu Adventiste. Umunsi wa karindwi. Yego. Ubutoboye amatwi. Oya ngeje ngibyo ntabwo mbigendera. None se ntibatoboye amatwi ukavamo? Oya Abadiventi. Hano niho watoboye kumwe. Yego. None se kwamba ihena rimwe. Bana bishenze ko bitagaragara. Ngewe ndimo ndakurebera mu kamori hano. Ego. Oya ntabwo natoboye rimwe naharatoboye ubwo ntabwo iyo mfite gutya yameze gutya ndabireka. Kandi ukunda kuba umeze gutya. Nicaye ahanya hose cyangwa nagomba kuba nicaye hano? Ahari hose ni bon. Aha kuryohera ni he? Iyo ahantu nari kwicara ukumva uryohewe. Genda ahita amagi. Sabe wintera isoni. Sibyo? Gutera isoni gute se genda ishema genda gutereta. Wow. Shema ibarabikata. Ese wamwemera arabikata se niwe ndavyidutingira. Shema wamwemera aramutsa gutunguye akakwandikira message iri serious. Nta brag zirimo. Wanazana brag akubwira ati genda gukunda. Shema wamwemera. Abantu bano baramuzi. Shema se si umungu nk'abandi, si umungu mwiza. Oya nyine wamwemera, wamuha urukundo. Ubwo kereka bimbwiye nkumva ko narumuha. Abimbwiye nkumva ndi muri ya gahunda yo kurutanga, ntararutanga. Wararutanze deje. Ese iyo umuntu yarutanze uzi ikintu bisobanura? Aho yarasebye. Aho yarutanze. Yarutaye umuntu yarutanze aba yarasebye. Aba yasebye. Rero wararutanze. Ntago ndaruta. Ntago ndaruta. Nukuruta cyangwa nukuruta? Ntago ndaruta. Ntago urarutanga. Ariko wanarutanga. Narutanga. Uzarwigumanira se uzarutanga? Urukundo narutanga kabisa. Nurutanga gire nta kundi. Nintanga urukundo. Nurutanga tuzabyakira. Bibaho rega. Uyu munsi bari byiza je bikaba bibizi byose. Uyu mukobwa yitwa Nadine cyangwa Nana, benshi bavugana na akaba ari umukinnyi wa filime mu Rwanda. Mwamubonye muri filime yitwa The Pact, yakinaga muri cya kigo cya Samantha, hari cyitwa ngo iki? Mascom. Yacaga kuri application ya Mascom, hanyuma ajya no muri zindi filime zitandukanye. Abamubona muri filime yitwa Maya, nimwe muri filime nta titre ziba zanditseho. Mubandikaho ngo Maya igice cya 7. Yego. Maya igice cya 10 na kangahe. Gutyo. Akaba abarizwa no muri Zacu Entertainment, aho akina muri filime yitwa City Maid. Umazamo igihe kingana iki? Gitoya. Nk'amasaha 5 cyangwa umunsi umwe. Oya. Gitoya no kuvuga iki? Nyine ni muri season bari turi gukora. Iri guca ubu ngo. Nuko ni gutyo nkuvuze. Wowe wakwibwira abantu gute duherukana umwaka ushize itariki nk'iyi ngiyi. Wavuze uti giyewe kuri iriya tariki kubera ukuntu nagukunze, kubera ukuntu ibintu byari bimeze. Reka twongere dutangire umwaka. Sibyo? Nuko wazagaruka 2025 nituba tukiriho. Sigo bigenda se. Gutangira umwaka. Kuva yatangira aka kazi ko muri sinema amaze gukora ikiganiro kimwe. Agikoze umwaka ushize mu kwa mbere nk'uyu munsi. Ariko ko mukunda umufana wa SINZI TV. Natwe turagukunda. Kuri nanjye natwe niyo mpamvu aho hantu tuhafasha. Ahanga. Ese wavuze ngo umuntu amufatiye iry'iburyo bafatiriye? Iry'iburyo? Ni nko kumusengera njye niko mbyumva. Wanyine bafate ntujye ubona ko n'ikipe banabivuga barifasha. Ikipe ifata ifata hehe? Iry'iburyo ni irihe? Iry'iburyo. Yego n'ubu yaravuze ngo umuntu ngo bamufatiye iry'iburyo bari nko kumusengera. Oya. Iyo umumama afatiye iry'iburyo umwana we. Saranda ni irihe bafata? Sara ni irihe? Saranda arigira ubundi. Ni irihe? Iry'iburyo. Se iki nabazaga. Biterwa n'uruhande uri. Oya hano Nana yicaye. Iry'iburyo ni irihe ngo? Iry'iburyo ni irihe? Ni iry'iburyo ni ni nze ndebe se. Iry'iburyo ni iri mani sabe. Iryo ni iry'ibumoso. Wowe ibumoso bwawe naha, iburyo bwanjye naha. Donc ubwo gutya. Nuko ngaho bibwire uriwe uko wabibwira giye nkuvuze gutyo
ibyo birahagije. Oya babibwire yewe. Ibyo birahagije. Duherukana dufite 600 na ubu turi hafi 1M. Arabura Sinuza 1M umuntu wambere zaganiriza ninde koko. Harabura abantu bangahe? Harabura 50 na. 50 na. Umuntu wambere nzaganiriza kuri 1M agomba kuba ari Brian. Brian. Cyakoze Brian. Nukuri arabikwiriye. Ngaho. Hanyuma se bibwire nyine urumva ntiyongereho abantu benshi arabakubonye bwa mbere. Hari n'abashaka kurambagiza rega bakabyara. Sibyo abo nuko mbibwire neza. Sibyo. Kandi abo nibo dushaka. Sibyo. Rega umuryango ukeneye. Uyu muryango ukeneye iki? Inka. Okay. Nitwa Nadine. Umusore mukupe umureke. Nitwa Nadine Nana, ndi umukobwa. Iri Nyarwanda. Iradukunda Nadine. Ukunda irihe? Yose ndayakunda. Bayatubwiza uko. Ako ntabwo nyamwe ndakubwira dukunda, bamva izina rye kwa muganga. Iryo zina ni iry'abaganga bahamagara. Biradukunda niyinjire. Biradukunda niyinjire ni kwa muganga. Mvuga Nana, abantu banzingana Nana Nadine ndarivuga. Hanyuma nitwa Nadine Iradukunda cyangwa Nana. Cyangwa reka twigumandane Kanana gusa kwa muganga tuveyo. Sibyo? Nuko. Kanana. Ndi umukobwa. Nkina filme. Abantu banzi muri filme. Ndi umukristo ndasenga nkunda Imana. Uri muntu ki? Ndi muntu ki? Abenshi usanga ari aba influencer. Ngende umukinnyi wa filme. None se umukinnyi wa filme we ntaba ari umuntu influencer? Ntabwo ngenda aba mu influencer ngira ngo. Kubera iki? Oya bizakunda. Ese umuntu arabyuka akaba mu influencer. Ubu tuvuga iki kiganiro ari nge nawe turi kukireba gusa se nyuma yuko gisohotse. Cyangwa ni benshi? Ni benshi. Ndashaka muri commentaire abantu bazi uyu mukobwa muri Maya mbone comments zanyu. Niba koko mumureba mukumva yuko ibintu akina ari ibya vrai cyangwa bikina neza cyangwa bikora neza mbone comment yawe. Ni ntayibona ubwo nyine nuko nyine barabana. Nuko areshya. Akina yitwa Erika. Uri umu influencer. Ntago mbizi niba nta muntu uri influencinga mu buzima bwawe se? Barahari benshi. Na Saranda ari musa ntacyo ndakwiinfluencinga. Uri role model abantu benshi. Ndi role model nje wa Saranda. Wahaya ni nawe ni mwinshi umuntu. Kubera role Shema we. Shema nago ndi role model wawe. Nukurikije statistics se ubona yagira role model. Cyakoze nandi nda role model mubi. Naye Shema agira amafuti. Ni n'umusinzi. Njya numva kuri Joe Twins babivuga. Barazisangira nyine. Barazinywa cyane. Barabagore banywa inzoga. Barabagore nabo bararenze. Nuko wari urahari ko. Cyameze neza Sabe. Meze neza. Wabaye umwana. Niko bimeze. Warayigabanije. Gahunda ni gutya. Nkurikije ibintu wanyijeje, gahunda ni gutya. Oya ntacyo nakwijeje. Okay. Base sorry. None se kubera iki utajya ukora ibiganiro kandi ukina filime abantu banazikunda kuki utajya ukora ibiganiro? So Sabe mba numva ntabyo kuvuga byinshi mba mfite. Ibiki ufite se ntubasha no kubivuga? Nose Sabe mbona nazajya mbikora cyane buri. Ntabwo se naza nkavuga iki? Ujya kuvuga cyo ntabwo nakibera ndi umuntu mukuru ahubwo. Uri mukuru se? Mba ndi mu bindi. Uri mukuru? Harya ufite imyaka ingahe? Ako Sabe mvuga imyaka yanjye. Bitwaye iki se? Cyangwa cyenda kuruta cyangwa tujya nkundira Saranda ahita kubwira ati kubera iki gihe ntavuga imyaka yanjye. Sara warayivuze imyaka? Cyane. Ako nanjye ntabwo ntinya kuvuga. Abanyarwanda barayizi. Ahubwo ngewe imyaka yanjye n'ibinduta niba nyiruta simbizi. Ushobora kwivuga abantu ugahita banjanjiga ngo ndayigabanije cyangwa ndayongereye. Ariko umusore mukundana arayizi cyangwa umugabo. Aramusari ntago yayeberwa. Uraho utarakundana n'umugabo se? Umugabo gute? Uraho utarakundana n'umugabo? Umugabo nk'umugabo nyine. Umugabo ufite umugore? Ndakubwira umugabo. Keretse n'ubanza kujya ku irembo mukadekarara mukareba niba oya ngiye kugira ngo ndane n'umugabo no kuba mbona kari umuntu w'umugabo. Wowe ukundana n'abagabo? Umugabo se bundi kuvuga no umugabo meze gute se? Umugabo ese umeze gute kubera icyo agomba kuba afite ukuntu ameze? Okay umusore. Nturakundana n'umugabo? Ako Sabe. Yerega ndabaza. Nakundana n'umuntu w'umugabo. Nturakundana n'umugabo?
umugabo umeze gute nyine muvuga umugabo juste musobanura uvuga ngo uyu ni umugabo wa n'umwana muto aba ari umugabo w'umuhungu umugabo w'umuhungu usabaho umwana muto nyine ufite sex y'abagabo sabe ndagukubita sibyo se sex gabo gore ese nana ngiye kubaza akabazo kari challenging ariko ntabwo kari challenging as such iyo bavuze ngo ikigo cy'imisoro n'amahoro n'amahoro ibyo bintu bibaze Saranda sabe mbabari Saranda ntabyo azi ntabwo ariho turi kumwe mu kiganiro imisoro ni iyihe amahoro ni ayahe babitandukanyiriza ntaho nzi ntabwo nshaka gutekereza ibyo ntaho nzi iri kumva imisoro ni imisoro nyine n'amahoro ni amahoro none se amahoro bumva ari ayahe kuko birirwa bakusanya imisoro amahoro wumva bayakusanyiriza he ngewe icyo nzi ni imisoro n'imisoro amahoro ntayo uzi ntayo nzi sawa cyane yambwira reka twihere ngo duhere muri sinema sara amahoro ni ayahe dore ngo uri poetesse amahoro ni ayahe ko yigenje ngaho wowe tubwire sabe neza urambaza agiye kandi uri umunyamakuru ndakubajije birakonaniye uhise umbaza nese abandi nzababaza iki nzaye nkibaza buri muntu kwanza ubwo urambwira inyuma ya kamera reka duhere muri sinema nyuma ya The Pact wakinnye izindi filime winjiye muri Maya ryari ninjiye muri Maya muri 2023 igitangira winjiriyemo kuri nibwo yari gitangira oya yari ninjiriyemo kuri season ya kabiri ubu turi kuri season ya kane winjiyemo guteze ko wabarizwaga muri Mascom waje kujya mu kindi kigo gute ko Mascom tuzi ko iri mu bigo bihemba bahembesha ngo igitero nongeye Mascom mana yanjye n'abantu banjye cyane hanyuma impamvu nagiye muri Maya nagombaga kugira experience y'izindi production y'abandi ba producer aba director singume nyine kuri ku director nkakubana n'undi muntu nyine nkagira n'iyo experience ninde wakwinjijemo umuntu wanyinjijemo ntawe ni inshuti zanjye bari inshuti zanjye na mbere hanyuma turakorana ni ukuvuga ngo nta casting yahabaye casting bari banzi barankastinze bafite ntabwo wakora nukuvuga ngo wewe wagiyeyo deja bamaze kugukastinga yego barankastinze sawa cyane niki cyayigukundisha iriya filime wowe ubwawe kugira ngo ufate umwanzuro wo kujya kuyikinamo ntabwo ari buri filime wakinamo cyane Maya rero ni filime nziza ntaga filime keza nkunda ukuntu mvuga mu Twongereza nyine k'abantu batoya kandi abakinnyi bose barimo n'abahanga burangiwe kugira ngo nkunde filime kugira ngo nkunde projet cyane cyane nita kuri casting y'abantu twakorana ari nk'umuntu mwakorana ukavuga wow nyine abakinnyi bose barimo bari very talented ni story yayo ni nziza so nyine ni ibyo ngibyo story yayo ni nziza ni na filime ikunzwe hari na wambwiye ko uyikora ni nawe wakoze The Secret ni wowe wakoze The Secret yo yari nziza cyane ni nawe wakoze Was You nziza cyane story yawe ukina nuko wabitekerezaga mbere yuko uzamo biri mu murongo umwe nta cyahindutse hari ukuntu umuntu yinjira muri filime atekereza ko nyine wowe witekereza nk'umukarakter runaka ukamukina ariko watangira gukora urugendo rwo gushutinga cyangwa gufata amashusho uko bagukinisha uko winjira muri story ugasanga bitandukanye nuko watekerezaga uwo mukinnyi wumva ari bimwe hoya ntago ari bimwe bitandukaniye hehe nuko wari ubifite mu mutwe nuko ukina uyu munsi umva umukarakter wanjye Erika ari umukobwa w'umusazi Saranda yavuze ngo winzanga Saranda yavuze ngo winzanga nta kazanga n'ubundi ariko kageraho kakanaba nyine serious kumva so rero itangira ko natangiye meze natangiye ndi umukobwa bamwita arya umuki ukura ibyinyo oya umukobwa ukora umukarani ni umuki umukarani kazi oya ntago ari umukarani ni umuyede natangiye ndi umuyede harimo ukuntu nyine harimo nyine ubusabiyeze bwinshi bigenda bihinduka nyine Erika ari umukobwa ushobora kuba serious akajya nandi akaba umukobwa w'umusazi nabo ngubu niko bikimeze ubu se uri umusazi kandi babona utuje ntago ari byo nyine ndi umukinnyi ndi umwactrice
yemba mbona nta busazi burimo mu bintu kimwe. ndi umwakitrise nyine. Ninde mukinana kumva muhuza cyane kuri set ku buryo mukinana ibintu ukabona ko byoroshye byihuta nawe ukumva nyine izo scene urazikumbuye kuba wahura nawe muri scene? Abakinnyi bose bo muri abantu bari bamaye barabizi ko buri muntu wese n'abahanga bose nta muntu dukinana ngo numve ni bibi, ariko abantu bankundana cyane na Tesi. Karacyari keza se? Ngo sha keja. Nawe yaje kujya muri zacu sibyo? We yabanje mu yakinye muri The Bishop. We yabanje. Nuko ni umwaka umwe wawe muri sinema, ngira ngo hashize umwaka umwe n'igice. The Pact mwatangiye kwishutinga ryari? Niyo ya mbere? The Pact niyo film ya mbere nagaragayemo. Ubwo umaze igihe kingana iki muri sinema? Imyaka 2 igiye gushira. Umwaka umwe n'igice. Umwaka umwe? Nase hashize umwaka tuganiriye. Kandi filime yari imaze nk'amezi angahe bayishutinga? Nyine okay, kuva itangiye isohotse, itangiye kuyibona abantu batangiye kuyibona. Ni nk'umwaka umwe n'igice. Imyaka 2 umaze muri sinema ntacyo reka tubivuge gutyo. Umwaka umwe n'igice ntabwo ibiri rashira. Ntacyo reka tuyigira ibiri turayize twarondisa. Imyaka 2 umaze muri sinema niki byakweretse? Hari ukuntu watekerezaga filime ubona ba Saranda mbere, ubona ba Tesi, ubona n'abandi bakobwa mu ngana bakina, cyangwa ubona na ba Samantha bakina, cyangwa se n'abandi bakinnyi runaka warebaga, hari uko watekerezaga sinema nuko uyibona uyu munsi nyuma yuko umaze igihe kingana gutya muri industry? Niki byakweretse? Niki wabonye kuri sinema nyarwanda nk'umuntu uyimaze igihe kingana gutyo? Niki wayibonyemo? Ikintu nabonyemo mbere nari nzi ko ari ibintu byoroshye, ari ibintu bimeze nko guhavinga fan ibiki, kwa kundi ubona ibintu ukavuga ibintu nanjye nabikora, ariko mbigezemo nasanze ari ibintu bigoye. Nyine ni akazi nk'uko n'undi muntu wese abyuka akajya mu kazi, urananirwa, ushika intege. Nyine challenge zose ziba ku muntu wari wese uri gukora nizo ziba ku muntu ukina film. Rero mbigezemo nasanze nyine ari ibintu bisaba nyine guhora wiga ibintu byinshi, kwiyabutetinga mu bintu byinshi, kandi bisaba no kwihangana. Bisaba kwihanganira iki se? Ko ari ukwicara kuri kamera gusa ugakina? Oya ntabwo ari byo gusa, nyine ngiye ikintu nzi mva kuri set naniwe pe, naniwe numva aranarakaye, ugahita usohokera hahandi njya se nyakunda gusohoka. Mujye kuri page ya Instagram ye muze kureba uko ibintu bimeze, murahita mumenya wagwane. Bagende bandebesha Nadine nana bagende banamfollowing. Umaze kugira ibihumbi bingahe? Umukobwa wa Kigali ngiye adafite hoke biba bigoye cyane. Hariho hoke zingahe se? Hazo zingahe hari? Hajyaho zingahe? Nyine uhera kuri 10k ukazamuka. Ngiye baracyari bake. Baracyari muri 150k. Ni maho ngaho. Bagiye barebe. Muzaza kubona amafoto meza atandukanye nuko gutya mumubona hano. Akenshi iyo umukobwa agiye kuza muri sinema cyangwa iyo atangiye kujya muri ibi bintu bya filime, akenshi usanga mu muryango abantu baca intege ababyeyi, baca intege bamuvukana kubera uburyo hari abantu batekereza filime nabi, ko umukobwa ashobora kubikirara, ugiye kuri spotlight ko abantu bashobora kuzagutereta cyane, shema ajya kugira ngo bazagutera inda, abantu baba batekereza sibyo? Sibyo? Wowe icyo kintu ntabwo cyabaye muri famille ugitangira kubijyamo, noneho wanatangiriye muri story y'urukundo ukundana na Sajina? Ntabwo byabura, ariko ngewe famille yanjye ya hafi ibikuzi iranzi sibyo? Umuntu arahinduka. Umuntu nyine no kugusengera, rega nicyo famille imereyeho. Ibe rero gusengera umuntu nyine baragusenya bavuga ati ntazahinduke, ntazagere gute, kimwe nuko ushobora no guhindukira mu bindi bintu bidafite n'akamaro. So rero famille yanjye hafi yarabyumvise, narabisobanuriye mbere yuko ntangira, barabyumva. Gucika intege byo ntabwo byabura, ari nk'ikintu kiguca intege n'inshuti, abantu bari amagambo nyine. Nibiki byigeze biguca intege? Muri film gukina filime nge nta kintu cyanca intege ngo na hano muri societe nyine hanze ushingiye ku byo abantu bavugaga cyangwa bavuga, ku buryo wavuga uti kuki ibintu umuntu atabivamo? Ngewe ikintu mba cyaca intege umuntu ni ikintu wenda wumvishe ukagitekerezaho cyane uvuga se mbireke mbigenze gute. Rero nge ntabwo nigeze ntekereza kubireka,
ibintu byose nakumva bishaka kunca intege ni ukubyumva nyine nk'uko tuvuze gutya sinongeye kwikomereza yego ntutekereze ko bizagusigira ishusho mbi muri sosiyete nawe ukabanza ukagira amakenga ikintu nzi niba ukina ibintu runaka bikugaragaza nabi muri sosiyete urumva uba urimo urakina uwo mukaragita ntabwo ari wowe utandukanye atandukanye n'umuntu bamwanditse umuntu banditse muri filime atandukanye na Nana wo muri sosiyete usanzwe ariko hari ibintu ukina bijya mu buzima busanzwe abantu bakabikwaturiraho ampurisi uri umukobwa niba ukinana urugero ukundana n'abahungu umwe babiri batatu ubatendeka hari igihe ntatekereza yuko utendeka mu buzima busanzwe rero nk'uko nawe wambwiye ngo ndi umuntu utuje mu buzima busanzwe sibyo bivuze nyine ko ukuntu nagaragara muri filime ntabwo ariko umeze mu buzima busanzwe nk'uko nyine Erika ari umukobwa umeze kuriya ntabwo ariko umeze mu buzima busanzwe sibyo so rero nta hantu biba bihuriye bishobora noneho ngeweho nta n'ikintu kiri bizarre ndakitinga cyatuma mvuga ngo nyine kirangaragaza nabi cyane umaze gukundana n'abahungu bangahe muri filime ni muri filime humura mwumvaga ari hanze ya filime aha ni muri filime humura oya ni mu buzima bwo hanze busanzwe muri filime reka dore muri filime dore muri filime muri filime ni umuhungu twakundanye bya gukundana ari muri The Pact niho nakinnye ndi mu rukundo cyane hanyuma muri Maya ntabwo ndakundana nawe muri ni ukuvuga ngo wakundanye n'umusore umwe muri filime hanyuma mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ufite aba ex bangahe bazwi bya nyabyo kabisa gutyo wubitse umutwe nyine ukaba urimo urababara urimo urababara ese koko se ni bangahera uterega nta kiniki nta cyabaye ni bangahe utubwije ukuri base se nka batatu koko ni benshi ni nka batatu ku muntu umwe ubigenza kugira ngo babe benshi ko bakiyongera wasanga barakiyongera ushaka gusanga n'uyu munsi hari umwakoze mwagore break inzap rwose abenshi bakunda kubahisha agahita abwira ati jewe nta muntu twigeze dukundana byari aho ngaho ariko urabyemera cyane kubera iki wowe ntabwo utekereza yuko nyine ari bibi ko n'umuntu akabaye azagerageza ku approachinga yavuga ati atandukanye na batatu ubuse ngewe cyizere mfite ni iki none se mvuze se ko byabaga amakosa yabaga ari ayanjye oya nanjye ntabwo nyagushinjije reka okay rero ikintu gitumye nyine ngiye mbyemera gukundana n'ubuzima ubuzima bwa buri munsi n'umuntu waza hano akabihakana ntabwo sinzi ko umuntu wakizera koko katarakundanaho gukunda n'ubuzima kandi ngenda umuntu nagira urukundo ngira urukundo rwinshi cyane ngira urukundo ngewe kandi ubu nta muntu muri kumwe ubu ngubu niba hari niba adahari simbizi mugira gutya umupepere ture ndamukura he ndamukura wagira gutya umubwira uti urahari cyangwa ntuhari arahari reka niba hari niba adahari sabe narumiwe ngewe ese iyo uwo wita umukunzi wawe byanyabyo muri babandi ubara numeze ati kuko biragoye ko i Kigali wabona umukobwa uri aho ngaho gusa nta muntu afite bavugana umuntu njye nakita umukunzi wawe wavuga ko mukundana nyine byanyabyo ku buryo wanahura na sister bakamubwira uti uyu musore rero ubona ni wa wundi ijya mpamagara nijoro turakunda utamamagaye mfite umukunzi ngo nze mbivuge ngo mfite boyfriend oya turaje tumugereho n'icyamujyanye azakizira ahubwo mureke so nyine umudefinisa gute ku buryo ubyemeza ukavuga uti uyu muntu turakunda nanagenda we nzamubara mu ba ex ni umuntu icyambere ni umuntu nakunze cyane nyine ku buryo mvuga ku buryo wumva ukajya ku meza ukumva ntago bikunda nkavuga mana yanjye ko namubuze ari he uretse bibaho ko umuntu yananirwa ibiryo kubera yuko yabuze umusore bakundana ntabwo ngiye mbyumva nase ubundi kureka kurya tumubona ku buryo ko gusinzira bikunanira cyo kuza gusinzira byo bishobora kubaho ubu byigeze bikubakora udasinziriye kubera umuhungu wasanga nijoro byambayeho ntago bibaho shema zumengo uyu muntu barebe byakubaho ukarara udasinziriye kubera umuhungu ntabwo wavuga ngo ntabwo wasinzira na gato ariko ushobora gusinzira utinze uri gutekereza uvuga mwana uri gupanga poroje ubwo ndabigenza ne biba utimubuze napfa oya ntabwo wapfa ntibajya babibwira na se nta musore urabikubwira kuva wavuka mu buzima bwawe ngambuze yapfa
anabimbwiye twashwana nakumva mbeshye. none se ibaze ko umuntu ashobora kubwira ngo nkubuze napfa wenda adafite na mama we cyangwa na papa we, ubwo se ubwo umuntu kataba yarapfuye barapfuye. ari umuntu uba gukunda kurusha nyina? nta musore ushobora gukunda kurusha nyina se? ntibiba. none se umuntu akubwira ati ku isi nta wundi muntu nkunda nkawe, kugira ngo abavuze iki? umva njye kuntu byumva umuntu ambwiye gutyo nakumva nyine njyewe wenda iyo abantu bari gukundana ntago wafata umugore wawe cyangwa umugabo wawe ngo umugeranye n'umubyeyi wawe. ibyo ni ibintu utakwiye kugereranya, cyangwa ngo n'umuvandimwe wawe ngo umugereranyije n'abandi bantu mwakundanye cyangwa nawe uteganya kuzahora nawe. ariko umubyeyi cyangwa se umuvandimwe cyangwa inshuti zisanzwe ntago wabigereranya. none se ku munsi w'ubukwe iyo umusore yicaye muri Range Rover n'umugeni we cyangwa se agafata izi modoka abageni basigaye bagendamo ngo za VIP cyangwa izindi modoka ziri VIP, ukayicazamo umugeni wawe n'abafiye n'abandi basore nka babiri cyangwa umwe mukagenda, mama wanyu agatega agahiyasi, ubwo ninde ukunda kurusha undi? uwo nguwo ntabwo aba afite ubwenge. niko bigenda, cyangwa ugahita uvuga uti ba mere barashaka ukuntu baza wana ugahita wigenda. undi kankubwire njyewe ko gusa natashye abageni n'ababyeyi nyine b'abantu bakuze muri famiye b'imbere niyo abantu baba bitaweho cyane, nabo baba bicaye n'imbere. rero umuntu utaba proud y'umubyeyi ngo yumve ko akwiriye kugenda neza, ahubwo ubwo ngiye nko mu bukwe bwanjye mama wanjye nuza uri mu modoka ya danje kurusha nanjye. reka da ubundi niko byakagombye kuba biri, niko byakagombye kugenda. n'undi ubukunda namwe wari ubwanyu ariko n'ababyeyi cyane. urebye imbaraga, urebye buri kintu cyose mama yatakaje cyangwa papa yatakaje kugira ngo ubaye umugabo cyangwa umugore, wakabaye bimuhembera ku munsi w'ubukwe bwawe. sozi ko sai n'abantu bakora nyine baba badafite ababyeyi bakumva banza ubukwe kandi uwagihari akavuga se ko nta babyeyi mfite ndabyerekanye, akavuga wenda ngiye kaze ngufate twisohokere tugende twishime dukora iki ubukwe tubureke, kubera iki nuko bari kuvuga ngo nta mama mfite nta papa mfite ndi bubyereke, basi ko atari byiza ntabwo mbikunda ngewe. so rero ubukwe ni ubw'ababyeyi. Ni ubw'ababyeyi. tugarutse kuri ba basore rero, wanyuma mwapfuye iki? noneho nambona ahita anyangira rimwe. ngwake simbikubwiye n'ukuntu uri mwiza harya nabyo nakubwiye. ntabyo wambwiye ariko ushize narabikubwiye numva gukibigendera. ngero bimbwiye n'abarira. uri mwiza nana. ariko i Kigali haba ibinyoma we. nuko umusore wanyuma mwapfuye iki kiri serious, ntukigire brag. akanyereke naribe ukirekere iki? nukireka agenda kivuga ni giki mwapfuye iki? ntabwo so twapfuye iki koko? ndabye nta nicyo. mwapfuye filime sibyo? twapfuye filime yego. noneho tavuga ati do ndagukarabye. mwari mukiri kumwe se? hari ukuntu umuntu atandukana na ex kongera hagashya mukibitekereza. hari igihe umuntu ushaka gutandukana hakaba hakiri amahirwe, cyangwa hanashya nyine mwaranatandukana. hashya gute? sabe haba hahira iki? hahira iki se ubundi? hahira iki? haba hagomba kureka gushya rero. mwashwanye mwe ntihagishya. byarangiye ubwo ntihagishya. ayo mahirwe se sha yava hehe? waramubuze se? nase numva atarambwiye ati gutu ibyo bintu ni ubudwadwa. yarandwadwaga. haheruka gushya ryahari se? gushya gute? uko wowe wabivuga uko haheruka gushya uzi wemera? ntabyo nzi gushya njyewe. gushya ni ibiki se? nta namwe mwigeze mutwika? twaratwikaga sha. icyo gihe nyine igihe urabikira guhira. ubwo nyine n'icyaba tugikundana twumvaga ari byiza turi kumwe. numvaga nako ngewe hashya se gute? gushya ari kuvuga ari uko nese watwika ntihashye nyine uyitwitse harashya. hashya nyine kumbwira ngo gushya mba ndi kumva nyine kwa kunana baba bakundana hakanashya nyine bishimye. ibyo bintu byo gushya saba ari kumbwira ni ibiki? ibintu saranda mbwiye. nese saranda ni ibiki? ariko saranda ashobora kuba ari ikirara gicecetse. ibaze ko nivugiye ibintu byo gutwika saranda arimo aramwereka ibindi bimenyetso. namwe muzi by'abakobwa b'i Kigali. nta bimenyetso batatanze. ni ryari se hahiye bwa nyuma? hahiye bwa nyuma
shasa bebyo ibintu baro bimvanemo ndavuga byo gusohoka mukagenda mukagira ibihe byiza niko gushyerega mvuga nibyo nanjye ndi kuvuga wumvaga ari ibihe birasara ndavuze ntago ari birasa mu byita gushya oya nyine ndimo ndavuga ibyo waruvuze byo gusohoka kugendana mwapfuye ko ukina filime ibintu bireke shana mbirekere ikiza hari umuntu ushaka kukuziza ko ukina filime cyangwa se uba mu bintu runaka kubera iki yakubwiye ko impamvu ari iyi ubwo sinumva impamvu yabihenye ubwo wenda ntabikunda nta mpamvu yumvikana gusa uwo muntu yagukunda umuntu utagukundana n'akazi kawe cyangwa n'amateka yawe abagukunda biterwa n'ikintu yifuza mu muntu akunda yakubwira ko yifuzaga umuntu umeze gute ashaka ko wenda yikundira nk'umuntu w'umuhanzi ukaza uri umukinnyi wa filime ukabura byinshi cyangwa akaba yarishakiraga Miss Rwanda ukaba uri uwa karitsiye ngaho nyumvira nawe ese ko utigeze ujya muri Miss Rwanda habuze iki njye nagombaga kuza muri filime wowe nyine kuki utigeze ujya muri Miss Rwanda reka tugutanzeho umukandida sibyo ni uko nyine nabonye byapfuye nari kuzajyamo uko byakunda se ubungubu cyangwa navamo hahandi harya ni mu ntara mu ijonjora rya mbere ugahita bavuga oya no wumva wazira iki ntabwo mbizi niba babizi wowe nyine hari ibintu bitatu bagenderaho hagendera ku bwiza beauty bakagendera ku bwenge ibyo bita brain sibyo ko kugira ngo brain itandukanye n'ubwenge sibyo poete hakaza n'umuco umuco wo nsinzi ukuntu bawupima ariko barakureba bagahita bavuga bati yes uwo muco baba bawubonye se abantu bakwima ko adafite umuco buri kintu kiba gifite amanota kandi wowe urawufite umuco sibyo shanda ufite ukuri ni biki biri challenging muri sinema ku mukobwa cyangwa ku munyarwandakazi ku mugore muri sinema ni biki biri challenging ni biki bigoye ku mugore ibintu biri challenging ku mukobwa muri sinema ni nk'abantu ntabwo mbizi ntabwo ngiye byambayeho ariko wenda ari nk'abantu bashobora kugira ibintu bakwa ruswa ishingiye ku gitsina irimo iravugwa ashobora no kuba ishingiye no ku kindi pardon iyi ruswa ra ishingiye no ku kindi amazi ari hehe Sara shaka kuma amazi Saranda niba ari uko ayakunda anayagendana rero akazi kariko kose kabamo challenge nyine ari nk'umuntu ashaka kubwira urakora kino kugira ngo uze ukine filime wowe nyine bivuge mu buryo bweruye nana ngewe haba ruswa yaba y'amafaranga cyangwa ishingiye ku gitsina ziravugwa cyane kandi nta bivugwa bidahari yaba leta irabizi yaba n'ababa muri industry barabizi iyo ni challenge ikomeye ni challenge ikomeye ariko ntabwo ari muri sinema gusa bibaho no mu kandi kazi reka twivugire muri sinema wigeze ubona ibimenyetso bishobora kuba biganisha aho ngaho ngewe nta na rimwe bigeze bimbaho none se umuntu ayigusabye kandi ubona ko hari chance imbere nziza muri sinema muri filime runaka umuntu ntiyaribwa umuntu uwo ari we wese nyine wumva ashaka gukina filime yumva afite impano sibyo abikunze afite n'impano umuntu akamubwira ngo akora kino kintu kugira ngo uze ukine filime nyine ibyo ni nonsense kubera yuko ushobora kubikora ubwo se wazajya wayitanga iyo ruswa irashira hajya amafaranga asa gushiranye ntako se wamugani ishingiye ku gitsina se bamugani ubwo se wajya utanga icyo gitsina keretse idashira cyangwa atari icyaha oya ni icyaha ni na bibi nyine ugomba niba ufite impano ugomba nyine kubikora kubera impano nta muntu ukwiriye gukora ikintu ntutange ikiguzi runaka nta kiguzi ibyo bintu ni ibikize nta mpamvu hagize nk'umudirector ukwegera akavuga ati rero nana uri umukinnyi mwiza turakubona ukwiriye kuza muri filime yacu ariko reka twumve ibyo bintu rero ngewe ubwo niba ari umuntu wari kuzabimbwira byararangiye ntabwo yabimbwira amahirwe urayaretse agenda aya mahirwe rwose ntabwo yabusubwo ni amahirwe tuyita amahirwe ndabizi se reka ntabwo ari amahirwe ni umwaka ahubwo nyine wajya ubikora ariko hari abacika intege bakayitanga ntabwo aba bafite nyine izo confidence z'umuntu ugomba gukora icyo kintu
gira ka message w'umukobwa wageze kuri level acika intege akayirekura akurikiye amahirwe runaka nyine nuko umwihanganisha nose yarabikoze wenda umuntu wabwirana mu utarabikora ako warangije wabikoze ariko nawe se ntashobora guhita avuga ati ewana hano ni bana kabisa ni bana munyarwanda ntazongere basi ndanamwihanganishije mbona umva ngira ibintu byanangutera depression ibaze wenda ubikoze ntibina kugenda nkuko wabishakaga ubwo nyine urabikora ugahita ukina cyangwa ukabanza ugakina ibyo bintu ni bibi nyine ndamwihanganishije ntazongere ahubwo utarabikora ntazabikore uri kumva uwo muntu aramushuka nta muntu wakubwira ngo kora kino kintu ngo tanga kino kintu kugira ngo uzukore akano kazi niba ari akawe ubundi niba nyine abona umu director cyangwa umu producer ubona ko umukinnyi ashoboye nyine agufatira icyo cyonyine kuko ubishoboye urafitinze no mu character bashaka nta kindi kintu keretse wenda bavuze ngo nta mpano ufite ibyo birumvikana ariko ufite impano kareka nta muntu ubikora nyine neza wakora iyo umuntu agiye kuri spotlight se ko abamuvugisha abamushaka bahita baba benshi wowe wahanganye nabyo gute kugira ngo bitagira ikintu byangiza kuri discipline yawe ku kuntu umuryango ukuzi mu myitwarire no mu migirire wowe wabigenje gute kugira ngo nyine ukomeze ubenana njye nta nubwo mba mbyibuka byarikoze se cyangwa umuntu arabiharanira gute kugira ngo ube uriwe nyine kugira ngo ubwo ndi kuvuga nka Nadine mu buzima busanzwe nka Nana ntago ngenda numva ngo ndi Erika mba numva ndi Nana umuntu ashobora no kumamagara Erika nkavuga harya ni ngewe gutyo umuntu wakubonye muri filime cyangwa bakubonye muri filime nyine ukuntu umuntu kera ukuntu wari umeze wibera mu rugo gusa udakina bitandukanye n'uyu munsi abantu bakuzi ni benshi umuntu kuba abantu banza ari benshi umuntu uza kukwapproachinga ba wowe sibyo umuvugishe nkawe niba ari ibintu ubona utabikunze ntago wabikunze niba wabikunze abatereta ariko baba benshi bitandukanye nuko waba wibereye mu rugo gusa no mu buzima busanzwe abakobwa barabatereta abakobwa barabatereta rwose rero ubu ko baguteretaga kera utarakina ni nako bimeze uyu munsi njye noneho ntibananereta byagenze bigenda ubu iki se buriya byagenze bite noneho mbeshya ngo ndi mwiza ariko Jihad yatubwiye ko hari umuntu ngo Nyamirambo utuma abantu babona igikundiro ndagifite ndabizi none se kuki batagutereta wasanga banteye ese umusore w'inzozi zawe numeze ati wowe wumva ugomba kuzakubera umugabo uzaba umugabo ni umuntu unyumva umuntu nyine unyumva bitansabye kwisobanura icyo ni icya mbere umuntu unyumva bitansabye kwisobanura nyine umuntu si ngombwa kugira ngo uvuge arakunda arakuzi azi ibintu wakora azi ibintu utakora umuntu usenga umuntu wizera Imana n'umuntu w'umukozi unkunda mana we reka da akazi kose unkunda cyane w'umukozi none se ko hari igihe ukundana n'umusore mwamara kubana yarakubwiraga ko waramubonaga ajya gusenga n'ibiki mwamara kubana ugasanga ni urugero afite nk'ibaba agendana mu ikofi cyangwa hari utundi tuntu tw'imigenzo akora kugira ngo business bikunde cyangwa n'ibindi wabigenza ute ko gukora divorce ari icyaha ni icyaha ariko iyo bibaye ngombwa urabikora atagukubise ukamuziza ibaba gusa se wamusengera byakwanga ugakomeza ukihanga mwizeye ibintu bimwe njye nizera Imana sibyo urumva ko ibyo bintu bitandukanye n'ibyo ngewe nizera twahuza gute wabana n'umuntu uzi ko afite utuntu tw'imyunyu ashyiramo kutubaba akenyereyeho uwo mukundana uyu munsi usubize gute ko ntaryo akenyereye wese uwo muzakundana cyangwa uwo mwatandukanye Imana ushobora gusanga mu byatumye mutandukana ari irimo iryo baba oya ntaryo no mukristo kandi aribyo tuvuga ko hari igihe umuntu akwereka ko ari umukristo rega sabe wasanga tutaranatandukanye wasanga tuzaniyunga rwose bya bindi navuze se hagakomeza hagashya mubitekerezaho baby ubitekerezeho sibyo ese ubwo bari baby umugabo ufite ni baby wanjye ari umugabo ubwo so mubyaye mu mwiteke nuko utarabyara mwite izina rye oya nese imena se umupost nyanga imena
none se utaramupostinga ngo baby ngo be oya ni baby ni baby wawe naka baby yakoze ni baby wawe ngo nanjye nzamugushyingira sibyo ko ni bogari we zakugura umuntu uzamukingirira sabe uriya mwana wawe nibyo hari umwana w'umukobwa nkunda bajya kungana musa oya wararenze cyane nuko hanyuma uretse sinema ibindi ukora ni ibiki sinema ni akazi ibindi ukora ni ibiki kugira ngo ubeho abenshi usanga bamamariza abantu abandi ugasanga bakora ibintu bitandukanye kugira ngo ugakoresha izina ryawe wowe ni ibiki ibindi ukora hanze ya filime ni sinema ibindi se ngo ntakarike kubivuga ibindi ni ibanga ariko rero hari utuntu abakobwa b'i Kigali ngo bakora mwahura se kamubaza se harya ukora ibiki ko shanga hari utuntu mazemo iminsi tuba duhari ngo nagiye na Dubai ngo hari utuntu nari ndimo shakisha udukise ngo shanga nzakubwira mwahura ngo maze iminsi muri Nigeria hari utuntu nakoraga n'udukise aya ngiye nukorera mu bya Kigali n'udukimo mukoranana gereka nkubwiza ukuri nta mukobwa nganiriza cyangwa ngo mpure nawe mubaze se turiya tuntu wari wagiyemo Dubai harya n'uduki tunafatanye muri business agatambwira ngo hari utuntu rero umazemo iminsi nirukankamo n'udukise Dubai bagiye kurangura ngira ngo nta mashopu mvuna rero icyo kibazo oya yuko man none babacururiza online bakarangura tu nawe urapanga kujyayo oya ese ntibacururiza online yego umuntu ashobora kwaguka mu bintu akora I know ariko ngewe ukorera Kigali gusa n'inyuma ya Kigali handi za Nyamata za Rwamagana hano hafi hano za Ruyenza ha mu nkengero kumva yego n'uduki mu mukora abakobwa b'i Kigali niko bakunda kuvuga bose se sha abenshi kabisa cyane bari kuri spotlight nka gutya kwanya bazanga Saranda ibintu akora Saranda betura ni umunyeshuri Saranda oya asoje PhD mu buvuzi hari ibindi bintu akora Saranda by'inyuma y'ingi yaje mu kanya shaka ukuntu yambaye nicyo cyonyine kirenze kabisa yambaye umukenyero n'ubwa mbere mubonye Saranda kabisa yambaye umukenyero mana we yo uzi uko ureba amano gusa yambaye neza cyane ariko tubicuritse no hanze ya sinema nta kindi kintu ukora oya kirahari ni ibikise udakeneye ko abakiriya baza oya njye mfite abakiriya banjye ukorera kuri telefone ntabwo nshaka abo kuri YouTube ariko reka kubwire ngize ukuri nana umuntu agira abakiriya bawe ngo ugeze ushaka kongeramo abandi bafite ahantu mbasanga donc ubasanga mu rugo uraderivaringa oya aho bakorera ako kazi karavunanye cyane oya ntabwo kavunanye birunguka cyane ni ibisanzwe cyangwa ako kazi ukarimo mbabaruza mbone ibaza akazi katananiza kandi kinjiza katananiza ndavuze se ngo ntawe kananiza ngo ni ibisanzwe akazi kawe katananiza gatanga ibyishimo se buriya birimo ibisanzwe iri kubona ibintu uri gukora biri kugenda urishima cyangwa ibyo bagukorera nabyo bigushimisha ntabyo bankorera none se ukorera abakiriya bawe gusa abo ntacyo ntibakwishyura ntibagira gute bakorera bakanyishyura nkiremo kabisa nta kibazo humura uyu mukobwa yitwa Nana unabishatse wanamukoresha muri business yawe akakwamamariza ushobora kumushyira ku cyapa sibyo bimbereye cyane yego uri muremure cyane kugira ngo ifoto ikwirweho wakwicara sibyo bagakoresha ifoto wicaye ariko Nana yabikora neza ikindi ni iki ubwo ngubwo wakora mbere bumbwira nko muri wabikora neza nakora muri hoteli muri hoteli byarananiye narabigerageje wize ibiki nize n'ibindi bintu bya hoteli na tourism neza ko byakunaniye kandi ari byo bintu wize nyine nasanze wahisemo gukora akazi ko gusanga abantu mu rugo gusa ntabwo nsanga abantu mu rugo ubasanga aho bari yarago kuri vuba vuba nyina film umuntu ashaka kujya kuri vuba vuba nawe akakodaringa bitewe n'ibyo ukora none se ntushobora kodaringa Galaxy oya njye ntabwo sibyo meni ya Galaxy ukajyaho ukora online yego
w'abakiriya bawe munaziranye muri telefone ubasanga aho bari mu cyaro niko nakubwiye, mu nkengero. mu nkengero. Iyo utekereje urugo rwawe n'ibiki bigutera ubwoba uyu munsi iyo urutekerejeho ko ruzabaho? Yesu we mana yanjye, ibaza urwo rugo uhise wiyamira iyo ntekereje ngira urugo rwanjye ntekereza ibintu byiza cyane, mba numva bizaba ari byiza. wumva bizaba bimeze gute? muzajya mubyuka akaguterura azajya acishamo abikore akabitari buri munsi. ibindi ni ibisanzwe nyine byo mu rugo. Ese si ufite umugore? urabyizeye ko ufite umugore? 100%. ikimenyetso nawe wambaye impeta Isa na alliance. sinyabona alliance Oya, zisa gutyo yambaye se? urabona ko itagukwiriye mu kanya rega nibwo uyivanye wari uyambaye hano. Aya. iyo utekereje urugo rwawe urugo ubu ngubu ukuntu rutekereza ntabwo mbizi nabi ko ruzagenda, ariko ndarusengera nyine Imana izamu urugo rwishimye. urugo rwishimye azajya guterura oya nashaka azabyihorere, ariko hazaba harimo ikintu cyitwa romance ikintu cyitwa gikomeye, ikintu cyitwa ibyishimo nicyo nsaba Imana. urugo rurimo abana rurimo n'ibyishimo. Gusa abana si byo byishimo. uteganya kuzabyara bangahe? umuntu arateganya Imana ikamutangira. abana nkunda barambwira ngo ni benshi, sinzi niba nzababyara. uteganya nka bangahe? Ngiye nkunda abana 4. 4? Yego, ariko biragoye ko nababyara. Ni viziyo turimo biragoye. Ni iki se kigoye? Usawa uzabyara 4 sabe? 8. Deja mfite 3. 4 8 ni byiza shaho. Mfite 3 turanatwite. Sibyo se? Oya. Nakubwiye ngo iki kare? Se kushaka ko tubyara 5. Dushaka 8. Ngiye nzabyara nka 4 cyangwa 2. Akubura ni 2. No. Turagana ku musozo w'ikiganiro. Umwaka wa 2024 intego ni izi ebyiri. Ndakuka. Umwaka 2024. Ntabwo waje ikibazo nuko dufite urubyiruko rubaho rudafite intego kandi uri mu rubyiruko. I know. Rero uyu mwaka twatangiye intego yanjye ni ugukora. Abakiriya ukarushaho kubasanga ahantu bari. Sabe byo nongeye kubivuga. Uzi ukuntu ngenda ndakara buriya. Basi sorry. Okay, abakiriya ntuzongere kubasanga ahantu bari. Bajye bagusanga. Kubita. Neza ko tubwiye ikintu ukora ko. Nyine umva nkubwire. Ibyo cyose cyitwa gukora. No gusenga no kurushaho kwegera Imana. Izo nizo ntego gusa. Nyine gukora Imana izamfasha ibi byose nshaka gukora bizakunde pe Imana uzabikora. Nzagaruka nje kuvuga ko byakunze. Witwaye. Apana ingi uza saranda gutwaye yanabigize birebere ngo kora vuba tugende. Saranda ni inshuti yanjye ko ntwara ntacyo bimutwaye. Harangirije masters. Azana twica. Uzi ko ari ikintu cya mbere yambwiye atari kuzi yuko ndi kurangiza ngiye masters ubu ngubu nayirangije. Wayigiye muri Sudani y'Amajyepfo. Ngaye kwigira i Burundi. I Burundi se Burundi bafunze imipaka niyo mpamvu ari mu Rwanda. Burundi yashaka gukorera PhD. Yavuye Sudani y'Amajyepfo kabisa ubarakebana. Rero uyu mwaka nanjye no gushaka utuntu nkora. Tw'amaboko ariko. Tw'amaboko kabisa. N'ubundi nibyo nkora ni amaboko. Okay. Nuko Nana dusoza niki kiri ku mutima ushaka kubwira abantu? Ikintu nshaka kubwira abantu ikintu nababwira mbifurije umwaka mushake twatangiye uzabe umwaka mwiza. Ikindi ndashimira abantu banyeretse urukundo sabe. Abantu bankunze ndabashimira cyane. Nyine bitera ko haje umuntu nyine yikona ko abantu bagukunda kandi barahari babinyereka benshi. Sibyo? Rero ndabashimiye n'abantu barebye twahinduye cyane. Twakoreraga ahantu yitwa Cine harya ki? Ubu ni Cine House niho dusigaye dukorera. Yes. Rero kubona abantu umuntu nyine yahinduye cyane ntatangazamakuru ryajemo abantu bakakureba nko mu minsi 2,100 wahinduye nta kindi kintu wakoze. Ni ibintu byiza cyane. So abantu bose bankunze ndabashimira. Ndashimira n'aba boss bamaye akazi. Uyu mwaka dusoje ari umwaka mwiza cyane.
so umuntu wese uzi ko yampaye akazi muri sinema rwose ndamushimiye cyane. Ba Pascaline tubizo n'abandi bose nyine Pascaline nuko ari we zacu TV rega nayo komerezaho na kabisa na zacu neza tubizo dutanga hamwe. Ubutekereje kuri boss uravuga uti abo boss ntabwo bari serious cyane. So rero ndabashimira n'abantu bankunze. Okay, abyumvise no gushyigikira abanyarwanda kazi by'umwihariko muri sinema bakaba benshi. Nawe ejo bundi uzakora iyawe cyangwa uzakore projet zawe, kandi birashoboka, biragoye ariko birashoboka. Hari abandi babikoze babikora neza, nzi neza ko bizakunda. Ndumva mu ntego ufite nabyo birimo cyane. Ese ninde abagore babiri ukunda muri sinema mu Rwanda ureberaho uvuga uti kabisa nyagasani ningera kuri iyi level cyangwa nkayirenga bizaba ari sawa cyane ku buryo ubarebaho iteka? Abagore yego mu Rwanda. Mu Rwanda nkunda Pascaline. Uriya kuko Pascaline ni n'umugore twakoranye. Sibyo rero kuvuga undi muntu utaranakoranye ari nk'igihe ushaka kubona ibintu byiza kuri screen ariko utazi ukuntu biba bimeze. Rero ngiye kamvuge Pasi kuko Pasi niwe nzi ukuntu ibintu bimugora, nzi ukuntu byose bikorana urukundo, ni n'umuproducer mwiza. Rero Pascaline ubu ngubu ni umugore nkunda, shima n'ibintu akora urukumva kuko niwe nzi ibintu akora. Ibindi abandi bose bakora filime ndabaza, umuntu wese ukora filime mu Rwanda ndamuzi. Bahave bakora ibintu byiza, ni umukinnyi mwiza cyane, ni n'umuproducer mwiza. Ariko we ntabwo navuga byinshi kuko ntabwo nzi ukuntu akora. Rero Pasi twarakoranye muri projet ebyiri zose, ukuntu akora ndabizi, ukuntu yitanga ndabizi. Rero niwe navuga sofa. Numva ari nawe si we mugore se bundi urimo, we na Bahave niwe mugore nanjye ebana ramama n'ukuri ni na mwiza. Chibaju nuko ese ninde crush wawe muri showbiz? Ninde wagizeho crush mu Rwanda? Yego sha ntawe. Ntawe pe. Naba Jay Squeezer wa mipango wapi? none nawe ngewe turamuvuza uhita wisekera. Sari fani se. Akabazo ka nyuma nana, mu gihe cyawe umaze ku isi, kandi Saranda yari yagukope, ku myaka yawe umaze ku isi mikeya, nicyo ubuzima bwakwigishije? Ubuzima rero umuntu ahora yiga buri munsi, ariko ikintu ubuzima bwanyigishije ni ukuba witeguye ko ibintu byose bishobora guhinduka. Sibyo niba ugiye kuryama ryama uzi ko ushobora kubyuka hari ikintu kibi cyabayeho cyangwa cyiza. Ikintu cyose kiri bubeho ucyakire kuko ibintu byose bibaho kubera Imana. Imana ibibizi. Sibyo niyo wakumva bigoye ako kanya, ariko Imana ibibizi impamvu nyine byabaye. Niba umufite umuntu ukunda cyane, mukunda uwo munsi, mukunda umukorera ibintu byose ushaka kumukorera. Sibyo nuryama ubizi neza ko ushaka kubyuka byahindutse. Niba ufite inshuti yawe mukundane ikora ibintu byose, ariko birashoboka cyane ko byagenda gute, ko byahinduka. Kwihangana nyine kwihangana, twavuga ibintu byose nibiba nyine nda surviving ndabinyuramo. Okay, ko byagenda kose ibihe birahinduka cyane. Sabe uyu munsi ushobora kuba uri munezerewe bimeze neza rwose, ejo mu buryo butunguranye bigahinduka. Ariko uyu muhungu yakuretse, ni umukobwa ko Nadia n'izina riragaragara. Ni Nadia sha Claude Guhinyama. Ngo ni shoferi w'igare. Claude shoferi se sha Claude. Ntabwo uyu mubwiye ngo ni umunyonzi wumuhemukiye, ngo ni umushoferi w'igare. Ako ni je ni umushoferi w'igare. Ako n'umunyonzi ntago ari bibi. Ntago ari bibi. Ese uzi kunyonga? Wapi? Ko ari ikibazo. Kubera iki? Igare ni zirega ni sport. Nkuri zindi. Ukora izihe? Zitari kunyonga igare. Ndiruka. Ndiruka sebe. Reka dushimire abakurikiye ikiganiro by'umwihariko, muri abantu b'agaciro kuba mwarasapotinze na team ye bakora ibintu byiza. Ikindi mwabyumvise agiye muri City Med,
nayo mujye muyireba, ikorwa na Zacu Entertainment. Uyu ni umwe mu bakobwa nyine barizwamo, bivuze ngo Nyagasani nabikora azaguka kurushaho. Mu bintu bikomeye yavuze ateganya kuzakora uyu mwaka harimo gusenga. Tujye dusenga ibyo dukora byose, nubwo tuba twabigize urwenya, twabishyize muri entertainment, ariko buriya isengesho Imana twe kubishyira imbere mu buzima bwacu, kuko niyo ibigenganana. Wakoze, Nyagasani akugirire neza, ibyiza biri imbere, kandi uzakomeze ubikitegereza kuri Saranda. Mwakoze cyane Sabin, mwakoze, Imana ibahe umugisha. Amen.